Amahoro y'Imana bane namwe ndabasuhuje muraho neza mugubwe neza Imana y'amahoro ibishimire ndagarutse kandi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana munyemerere dusenga Imana tuganire. Uwiteka turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana iri mu ruhande rwacu waratwimanye ibyaduhigaga byari byinshi ariko wabanye natwe turi amahoro turagushimye. Tugiye kumva ijambo ryawe ari nge nabumva dufashirizwe imbere yawe umwuka wera w'Imana asobanura ibyanditswe. Reka mbura ugaragare maze usobanura ijambo. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushyigikira mu izina rya Yesu, amen. Ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Abatari bamenya amazina yanjye nitwa M.FORTUNEE, ndi umubyeyi, ndashima Imana, ndakijijwe, mfite abana 4 n'umutware. Imana ibaho umugisha. Turashima Imana ko turiho kandi turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Ndabashimira kandi namwe abakurikiye iyi channel mukurikiye ijambo ry'Imana, mbasabiye umugisha. Ndagarutse ngo tuvugane ku ijambo dusanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 26. Turasoma imirongo mike tuganire. Turahera ku murongo wa 9 twumva iki ijambo ry'Imana ritubwira. Umurongo wa 9 uravuga ngo ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti. Dusome ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa igice cya 26, dusome umurongo wa 9 hanyuma dusimbuke tujye ku wa 12. Ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti. Umurongo wa 12, ngikora ibyo ngi Damasiko mpawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru, nkigenda ku manywa y'ihangu mwami mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba unsangana n'abo tugendana. Twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu ruheburayo riti, Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndababaza nti urinde mwami? Umwami aransubiza ati ndi Yesu urenganya. Ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekera. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dusome nanone mu gice cya 27 umurongo wa 23 hanyuma tugeze 24 tuganire. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana nduwayo nyikorera, arambwira ati Paulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari, kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe. Twakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, haleluya. Bakunzi banjye tuganire kuri iri jambo. Iri jambo zanye intego ivuga ngo Imana iragutoranya, irashaka kugutoranya. Urabyemera? Ni ukuvuga ngo abantu benshi barahamagawe. Ijambo riratubwira ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake. Ndimo ndabaza abantu banteze amatwi ngo Imana irimo iratoranya, kandi nawe urashaka ko Imana igutoranya? Waba ubishaka waba utabishaka, ariko umwuka w'Imana arimo aragenda atoranya, kandi mu gutoranya aragenda ashyiraho ikimenyetso kuba yatoranije. Ndumva nifuza ko uyu mwaka nawe Imana igushyiraho ikimenyetso cy'uwo yatoranije. Imana ishimwe. Mu ijambo dusomyemo uyu mugabo witwaga Sawuli ariwe wiswe Paulo. Ni umugabo tuzi cyane, ariko ijambo riratubwiye ngo mu mutima we imigambi yari afite yari iyo kurenganya Imana no kuvuga Imana nabi no kurenganya abakozi b'Imana. Umurongo wa 9 atubwiye ngo ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina ry'Imana.
yakoze byinshi bishoboka, haca abagore amabere, ashyira abantu mu nzu y'imbohe. Ikintu kigoye kinatangaje, uzi yuko ngo yabisabwaga n'abatambyi, yabisabwaga n'abakozi b'Imana, abantu babakorera Imana, abatambyi, abantu barobanuwe, ngo akababwira ati murenganye bariya abantu bavuga izina rya Yesu. Arabarenganya, akora ibishoboka byose, nawe yumvaga ari fiyeri yuko ari gukora umurimo. Ariko yari atarahura na Yesu ngo amugirire neza, amutoranye mu bandi. Urugendo yari arimo agenda, yari ari kumwe n'abandi. N'umucyo batungura ntabwo yari wenyine, yari ari kumwe n'abandi. N'abaguye hasi batunguwe n'umucyo bari kumwe, bari benshi. Ariko Imana yari yaviziye cyane Sawuli ngo imutoranye imugire umukozi wayo. Abantu bose baraguye n'umucyo barawubonye, ariko ijwi rihamagara Sawuli. Umva, ijwi riraguhamagara. Imana ishaka kugutoranya uri umwe mu muryango. Imana ishaka kugutoranya ikakugira umukozi wayo. Wowe numva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Imana ishimwe. Sawuli yumva ijwi riramubwira ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Hari abandi benshi bafite andi mazina, bafite n'ibyaha bakora, bose baguye hasi. Ariko watoranijwe ni Sawuli. Target Imana yari ifite cyangwa intego yari ifite ni uguhindura Sawuli, ikamukura mu byaha yari arimo, ikamukura mu bugome yari afite, ndetse ngo yibwiraga ko arimo akorera Imana. Uzi ko hari abantu bakora ibyaha, barimo bakora ibizira, bibwira ko barimo bakorera Imana. Bamwe bakanatumwa ngo yatumwaga n'abatambyi, yatumwaga n'abantu kugira ngo barenganye abavuga izina rya Yesu. Muza kunyemerera iri jambo turitega amatwi cyane. Imana irahambaye, nta byaha na bike wakora, nta bicumuro wagira ku buryo wananira Imana. Imana ntushobora kuyinanira, ahubwo irakwinginga, igakomanga gakeya kugira ngo gutoranye. Irakoresha abakozi bayo, irakoresha mu nsengero barakubwirije, urafungura iradiyo ukumva ijambo ry'Imana, urajya kuri social media ukumva ijambo ry'Imana. Imana ni wowe iri kubwira, wowe undeba, wowe unteze amatwi. Imana yashaka kugutoranya kandi nta bicumuro wagira, nta byaha byagira. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo nubwo ibyaha byaba bitukura tukutuku, Imana ibasha kubihindura umweru, bigasa na sheregi, bigasa umweru, ugatungana, ikakugirira neza. Imana ishimwe. Hanyuma Sawuli atungurwa n'umucyo, umucyo w'Imana uramutungura, umukuramo ibintu byose yibwiraga. Hanyuma Imana imwohereza kuri Ananiya kugira ngo ajye kubatizwa. Nawe ndakohereje, wowe undeba, wowe uri mu businzi, wowe uri mu busambanyi, sanga abakozi b'Imana bagusengere. Va mu byaha, Imana irimo iraguhamagara ngo uve muri ubwo buraya, ngo uve muri ubwo businzi, va mu busambanyi, va mu bujura, va mu byaha, va mu kwiyoberanya mu nsengero. Uriyoberanya mu rusengero, ukiyoberanya. Sanga Ananiya kubatize. Haleluya, Imana ishimwe. Hari abakozi b'Imana Imana yatoranije baragufasha, kandi hariho abantu b'Imana batoranijwe basizwe amavuta atari yayandi bari kubabeshya, bafashe amavuta yerayo baguze bakagenda basuka mu mahembe ngo baragusukaho. Amavuta tuvuga ni umwuka wera, wa wundi wamanukiye intumwa y'Imana imaze kukweza, ukabatizwa, ukemera Yesu ko ari umwami n'umukiza, ukamwizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, urakizwa. Hanyuma uko gukizwa ukatuza akanwa kawe, ukihana, ukatura, ngo mwaturirane ibyaha byanyu, musabirane kugira ngo mukizwe. Haleluya, Imana ishimwe. Egera Ananiya barahari ni benshi. Imana itugirire neza, Imana idusure. Nababwiye intego ivuga ngo Imana irimo irashaka kugutoranya. Mbese urabyemera? Uremera ko Imana igutoranya? Erega hari ikigare cy'abantu benshi batoranije. Yesu ahamagara abigishwa, ijambo ritubwira ngo yatoranije abigishwa abantu bagera muri 70, ariko aza gutoranya mu 12. Kandi no muri 12 harimo giti mu jisho, niko nabyita, bita Yuda nawe yari arimo. Ariko akagomeza amugira inama, anamubwira ati turi buhurize intoki kumbe niwe ungambana, ariko ntabyumve kubera ko yari anangiye umutima. Ndabinginze bakozi b'Imana,
nagira ngo muze gusuzuma imihamagaro yanyu urebe niba waratoranijwe kandi ibyo watoranirijwe uri kubikora neza. Ijambo rero ritubwiye ngo Pawulo ahamagawe arezwa aratunganywa atangira gukora umurimo, atangira kuvuga noneho wa wundi yagambaniraga, wa wundi yiciraga abakozi be atangira kumuhamya, aravuga ati Yesu ni umwami. Ahangaha yari ari imbere y'urukiko arimo yiregura avuga uko Imana yamuhamagaye. Imana ishimwe. Umurongo rero twasomye wa 23 ngo kuko iri joro marayika ampagaze iruhande. Haleluya. Imana yagumeje imugendera imukoresha imirimo ikomeye. Murabizi nta muvuga butumwa wigeze uvuga ubutumwa nka Pawulo. Pawulo yarabuvuze kugeza ku rwego abwiriza aranafunze, abwiriza ari muri gereza, inzandiko nyinshi yazanditse ari muri gereza, arakora umurimo nta cyamubujije kuvuga Imana. Haleluya. Kuko yari yaratoranijwe, amenya icyo yatoranirijwe, amenya umuhamagaro. Imana imaze kumuhindura amateka, imaze kumwita Pawulo umukozi w'Imana, yamamaza ubutumwa bwiza. Hano rero marayika w'Imana yaramugendereye amubwira yuko ari mu ruhande rwe, amubwira yuko mu rukiko azaba ari, Imana izabimukomeje. Kandi ijambo ryiza yaramubwiye ngo nguhaye abantu buko muzagendana. Niko twasomye ku murongo wa 24 arambwira ati Pawulo witinya, ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari, kandi dore Imana iguhaye nabo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko yabimbwiye. Amena. Imana yamuhaye imbaraga, imuha guhagarara ahamya Imana mu rukiko imbere ya Kayisari, kandi Imana imuha abo bagendana. Nukuri nawe Imana yaraguhamagaye, nubiraguhamagara irashaka kugirira neza. Ndimo nabaza bahamagawe barangiza bagatoranywa, ibyabatoranirije nibyo murimo mukora. Ahangaha Pawulo yarahamije, ahamya no mu rukiko, ahamya n'imbere ya Kayisari, kuko Imana yari yamanutse ikamwongerera imbaraga. Imana ibongerera imbaraga abakozi b'Imana. Marayika w'Imana akugenderere, akongerera imbaraga nawe ubashe guhamya. Imana ishimwe. Nyemerera dusoze nkwinginga kugira ngo nawe Imana iguhindurire imigambi mibi ufite. Uyu Sawuli ngo yari afite imigambi, niko ku murongo wa 9 yatubwiye ngo ubwanjye nefite imigambi myinshi yo gukora byinshi birwanya izina ry'Imana. Ushobora kuba wumva utayirwanya, ariko buriya imirimo dukora niyo itwerekana ko turi abakozi b'Imana. Kora neza, gira neza, ubaha Imana, senga, menya icyo Imana ikubwira, menya icyo Imana iguhamagariye, hanyuma wumvira ijwi ry'Imana. Hanyuma wowe uri kuntega amatwi, wowe uri mu byaha, wowe uri mu maganya, wowe wavuye mu muhamagaro, wowe utagisenga, wowe utagikora umurimo w'Imana uko bikwiriye, wowe utumwa n'abandi ari abakozi b'Imana kujya guhemukira bagenzi bawe. Imana itugirire neza. Ndakwinginze, ndaguhendahenze, ca bugufi uyu mucyo w'Imana ugutungure. Baratunguwe bari benshi, ariko hatoranywamo Sawuli. Nawe wowe niwe Imana ibwira, wowe niwe ndi kubwira. Imana yashaka kugutoranya, irashaka kuguhamagara. Urayemerera? Nuvuga ngo yego, Imana iraza mu mutima wawe. Dusenge. Mwifurije gutoranywa n'Imana, kandi mwifurije kumenya icyo watoranirijwe ukagikora neza. Nukuri ingororano uzazibona. Twubaha Imana. Dusenge. Uwiteka turakubashye, tugushimiye ko uri Imana ihamagara. Sawuli ntiyigeze akunanira. Aba bantu bateze amatwi iri jambo ntabwo bakunaniye. Aba bantu barimo bagwa, bari mu byaha, bari mu businzi, bari mu busambanyi, bari mu biyobyabwenge, bari mu magambo, barimo bagambanira abandi, ntabwo bakunanira. Ohereza umucyo wawe ubarasire, ubatoranye, ubahamagare. Kandi abamaze gutoranwa turakwinginze ngo utwereke icyo wadutoreye. Nta muntu utorera abantu busa. Iyo umuntu afite ubukwe atoranya abo
kumuherekeza, atoranya abo kumufasha imirimo. Natwe twahamagawe, turatoranywa. Ndasabye ngo abamaze gutoranywa bamenye icyo wabatoranirije kandi bagikore. Igihe kiragabanutse kandi uzaza ntazatinda. Ijambo rye nigira ubutware, ijambo rye nirigira ubushobozi, ijambo rye nirihindura imitima nk'uko wahinduye Sawuli agakora umurimo wawe. Tubisabye Imana dushima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shalom shalom, mugubwe neza. Mukore subscribe kuri M.FORTUNEE. Rega nimusabe Imana nuko narihimye. Musabe Imana Fortune. M.FORTUNEE iriho ebyiri. Hari abakora Fortune agashyiraho imwe ariko sigiye. Mwumva ubutumwa bwiza, muyisharinge, amukore like, mukore comment. Kandi mboneyeho no kubashimira abakoze subscribe, abakoze share, njya mbabona, abampamagara bangira inama. Turi kumwe, mureke dukora umurimo w'Imana kandi Imana izaduhemba. Mugubwe neza, Imana ibahumye.